tugiye kurebera hamwe ibyabaye kuri Adamu ubwo yamaraga gusuzugura amategeko y'Imana, cyangwa dusobanukirwe nyirizina ibyabaye kuri Adamu ubwo yamaraga guca mu isezerano yagiranye n'Imana. Yego, nicyo tugiye kurebera hamwe nyirizina, kuko muzi ko mu gihe ikiganiro cyatambutse twarebeye hamwe nyirizina umuntu Imana yagiranye nawe isezerano bwa mbere, cyangwa umuntu wa mbere Imana yahaye amategeko. Yego, ndabasuhuje, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe. Yego, murasuzwa na mugenzi wanyu Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. Yego, abaherereye muri Afurika mwese ndabasuhuje, abari muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande ndabasuhuje, mugubwe neza. Uyu munsi turimo kurebera hamwe nyirizina amategeko y'Imana, tureba icyo Bibiliya iyavugaho. Yego, rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi twiga Bibiliya kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora no kubahiriza. Turimo kurebera hamwe muri iyi minsi, turimo kuganira ku mategeko y'Imana, tureba n'icyo Bibiliya iyavugaho kugira ngo tumenye icyo tugomba kubahiriza n'icyo tugomba kureka. Rero nk'ubwoko bw'Imana, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru, kandi ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse tunamenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Niho tugiye kurebera hamwe nyirizina ibyabaye kuri Adamu ubwo yari amaze gusuzugura amategeko y'Imana, cyangwa habeho gusobanukirwa ibyabaye kuri Adamu ubwo yamaraga guca mu isezerano yagiranye n'Imana. Tuzi yuko Adamu Imana imaze kumushyira mu ngobyi ya Edeni, yamuhaye itegeko ry'uko agomba guhingira ibyo asanze muri Edeni, ndetse no kuyirinda iyo Edeni, ndetse iramubwira iti mu biti byose biboneka muri iyo ngobyi ya Edeni yemerewe kubiryaho nk'uko ashaka, ariko abuzwa kurya ku giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza. Imana iramubwira ati nukiryaho no gupfa uzapfa. Rero Adamu iki giti yaje kukiryaho, amaze kukiryaho tugiye kurebera hamwe ibyabaye kuri Adamu ubwo yamaraga kurya kuri cya giti Imana yamubujije, kuko Imana imubuza kukirya, aramubwira ati umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kukiryaho gusa no gupfa uzapfa. Rero akimara kukiryaho n'ubundi urwo rupfu rwamugezeho. Tugiye kureba nyirizina uko byahise bigenda. Urwo rupfu rumugeraho, yarashyinguwe cyangwa ntabwo yashyinguwe? Rukimara kumugeraho urwo rupfu nyirizina, urwo Imana yamubwiraga ruzamugeraho ni uruhe? Tugiye kureba nyirizina ibyabaye kuri Adamu ubwo yamaraga gusuzugura itegeko ry'Imana. Yego, tugiye kureba icyamubayeho ubwo yamaraga guca mu isezerano yagiranye n'Imana. Niho turasanga mu Itangiriro ibice 3:8 kugera kwa 12 turi cyo ijambo ry'Imana rihavuga. Haragira hati bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya ni munsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Adamu akimara kurya kuri cya giti Imana yamubujije hamwe n'umugore we bamaze kukirya, bahise nyirizina hahise habaho impinduka kuri bo. Bahise habaho kumva imirindi y'Uwiteka Imana ije kubareba nk'uko yazaga kubareba, n'ubundi bahita bajya kwihisha. Icyabayeho, ibi bikorwa birimo kugenda biba kuko urupfu rwahise rugera kuri Adamu ndetse n'umugore we, kuko bari kuri cya giti Imana yababujije. Rero kuko urupfu rwari rwageze muri Adamu, cyangwa bari bapfuye nk'uko Imana yari yabivuze, ntabwo urupfu bapfuye ari urw'umubiri kugira ngo bajye gushyingurwa. Urupfu bapfuye ni uko batakaje ubusabane ku Mana, cyangwa ubumana bwari buri muri bo burabura. Yego, batakaje ubumana, nirwo rupfu Imana yamubwiraga, batakaje konegisiyo ku Mana, kuko Imana yaje no kubasura, bumvisha imirindi yayo nyirizina, bahita bihisha hagati ya bya biti biri mu ngobyi ya Edeni, bihisha amaso y'Uwiteka Imana.
kandi ntabwo ari ibintu byabagaho, ntabwo bagombaga kwihisha kuko n'ubundi isi bihishaga Imana, ahubwo ibyo ni impinduka zabayeho bakimara gupfa nyirizina, urupfu rwo gutakaza konegisiyo ku Mana cyangwa gutakaza ubugingo, gutakaza ubuzima bw'iteka, gutakaza ubugingo buhoraho, gutakaza ubuzima bw'iteka. Rero icyabayeho ni uko ubwo bugingo bw'iteka bari babwambuwe, ari rwo rupfu bari binjiyemo. Ijambo rikomeza ryerekana riti Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Urumva impamvu itari mubonye ni uko bari bagiye kwihisha kuko babaye abapfu ku Mana, kandi Imana kuko yari ifite ubuzima bwayo nyirizina bo kuko batakaje ubuzima bwo ku Mana, bo bari bapfuye, ntago kuko bari bapfuye ntago bari bafite kugirana communication ku Mana, yo ni nzima, bo kandi barapfuye, ntago bari kuba bari bugire gute, bari bongere kugirana ubusabane nk'ubwo bagiranaga. Niho Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Nguyu uyu mugabo wari umaze gupfa ndetse hamwe n'umugore we bahise bihisha Imana, kuko batakaje ubumana, batakaje ubwiza bw'Imana, batakaje ubwiza bw'Imana, bakajya kwihisha Imana nyirizina kuko batagisa nayo, kuko batagifite isura nk'iyayo. Icyo gihe habayeho kujya kuyihisha kuko babaye ikindi kintu kindi kitari abo bari bo mbere bari bafite ubumana muri bo, ariko nyirizina bamaze kubutakaza bari babaye ikindi kintu kitagomba kugaragara imbere y'Imana nk'uko byari bisanzwe. Niho bahise basubiza bati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Icyo gihe bari batakaje mbese umwambaro w'ubumana, babona yuko bambaye ubusa, babona ko batarabo kwegera umucyo w'Imana cyangwa kubana n'Imana, bajya kwihisha. Ngizo ni ingaruka zose zirimo kugaragara yuko zabaye cyangwa impinduka zabaye kuri Adamu n'umugore ubwo bamaraga kurya ku giti Imana yabujije Adamu, ari rwo rupfu rwari rwabagezemo nyirizina, cyangwa bari bamaze gupfa. Ni kuza gusanga n'ubundi abantu bagendera mu rupfu cyangwa abantu badafite ubugingo buhoraho, n'ubundi baba ku Mana baba bapfuye cyangwa baba bari mu kugendera mu rupfu. Niyo mpamvu nta n'ubusabane baba bafite ku Mana nyirizina. Ijambo rikomeza ryerekana Imana iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Umva ikibazo Imana ihise ibaza Adamu. Yego. Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wamaye ngo tubane niwe wamaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Hano Adamu ahise yerurira Imana yuko cya giti yabujijwe yakiriyeho, kandi Imana yamubwiye ko nakiryaho no gupfa azapfa. Icyo gihe rero n'ubundi Adamu yari yapfuye, yari ari mu rupfu. Niyo mpamvu hariho n'ibikorwa byo kugenda yihisha Imana, yumva imirindi akajya kwihisha, no kubona yambaye ubusa. Nuko bwa bwiza bw'Imana bwari butakimuriho, ahubwo yabaye ikindi kintu. Ntabwo yari akiri Adamu wa mbere, ntabwo yari akiri wa wundi Adamu ugirana ubusabane n'Imana, ahubwo yari yabaye Adamu w'ikindi kintu, yahindutse, yapfuye, yabaye undi wundi. Rero niho turimo kurebera ibyabaye kuri Adamu, ndetse tubona n'undi byanagendaga bigera no ku mugore, kuko n'ubundi niwe babanaga mu ngobyi ya Edeni. Niho dukomeje tureba n'ubundi byabaye kuri Adamu akimara gusuzugura amategeko y'Imana yari yamuhaye, ndetse no kuba yaraciye mu isezerano yagiranye n'Imana. Niho dusanga mu itangiriro n'ubundi mu bice bitatu, umurongo wa 17 kugera ku wa 19, hakomeza hatwereka ibyabaye kuri Adamu hanyuma yuko ageze mu rupfu. Imana amubwiye yuko narya kuri icyo giti no gupfa azapfa.
haravuga hati na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa. Ngibyo ibyo bikorwa birimo kugenda bigaragara, azaniye ubutaka kuvumwa kuko yageze mu rupfu cyangwa yariye kuri cya giti agapfa nyirizina nk'uko Imana yabimubwiye. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibiwuvuyemo ugombye kubiruhira. Hano bise bigaragara yuko nyirizina icyo agomba kurya cyangwa icyo agomba gukenera kuri bwa butaka agomba kukigeraho ari uko yakiruhiye nyirizina. Ibi ngibi rero byamubayeho, yabyikururiye we ubwe, anabikururiye abazamukomokaho. Niho turaza gusanga Imana ikomeza imubwira iti buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Hano harimo kutwereka ibikorwa nyirizina bidasanzwe bihise biza ku buzima bwa Adamu ndetse n'umugore we, kuko bariye ku giti Imana yabujije Adamu. Niho Adamu Bibiliya hano ikomeza itwereka yuko yahise yikururira kandi anakururira abamukomotseho urupfu rw'iteka, cyangwa gutakaza ubugingo, cyangwa gutakaza ubwiza bw'Imana, cyangwa gutakaza ubuzima buhoraho. Icyo gihe yarabyikururiye ubwe ndetse abikururira n'abazamukomokaho. Ariho twabonye yuko habayeho guhita atakaza ubusabane ku Mana cyangwa ubwiza bw'Imana, ari rwo rupfu Imana yamubwiye ati kiriya giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'ikiza n'ukiriya no gupfa uzapfa. Urwo rupfu yamubwiraga rwari urupfu rw'iteka, cyangwa urupfu rwo kuzajya mu irimbukiro, cyangwa kuzabana na Satani, cyangwa kuzaba mu muriro utazima. Nicyo Imana yamubwiraga, yuko umunsi wariye kuri icyo giti uzarimbuka, cyangwa uzacirwaho iteka, cyangwa uzaba mu irimbukiro, cyangwa uzajya Gehinomu, cyangwa uzahanirwa hamwe na Satani. Nirwo rupfu Imana yabwiraga Adamu ubwo yamubwiraga ngo nurya kuri kiriya giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'ikiza no gupfa uzapfa. Nicyo yamumenyeshaga nyirizina. Rero ntabwo ari urwo rupfu gusa yikururiye ndetse ngo anarukururire n'abazamukomokaho, ahubwo yikururiye n'urupfu rw'umubiri. Rw'umubiri yari afite, ari wo mubiri Imana yari yarabumbye mu mukungugu cyangwa mu gitaka. Ariho Imana yamubwiye iti uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Uru rupfu narwo ntarwari ruriho atararya kuri kiriya giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'ikiza. Rero akimara kukiryaho habonetse urupfu rw'iteka, haboneka n'urupfu rw'umubiri, ari rwo rupfu rwagizwe irembo nyirizina, ari rwo umuntu apfa n'ubundi tukamujyana mu irimbi. Kuriya gupfa kuriya, urwo rupfu narwo nirwo rwahise ruza. Ariko urupfu rw'iteka, urupfu rw'iteka nirwo nyirizina Imana yamubwiye ko, kandi ari nacyo kintu gikomeye yamubwiye yuko kizamugeraho ubwo yasuzuguye Imana. Rero ubwoko bw'Imana muboneka hirya no hino, twiga Bibiliya mu buryo bwimbitse, tureba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hano tubonye aho kurimbuka byakomotse, cyangwa kuzaba muri Gehinomu, cyangwa kuzaba mu muriro utazima, cyangwa kuzabana na Satani, cyangwa kuzaba muri Gehinomu. Ngaho byakomotse, byazanywe na Adamu ubwo yasuzuguraga Imana, akarya ku giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'ikiza. Yego, mu kiganiro gitaha tuzarebera hamwe nyirizina, tuzarebera hamwe hanyuma tuzarebera hamwe nyirizina mbese Adamu nimba akururiye abantu urupfu rw'iteka cyangwa kurimbuka, mbese hari uburyo bwashyizweho bwo kuba bwagarurira abantu ubugingo bw'iteka ntihabeho kurimbuka,
cyangwa nimba hashyizeho uburyo bwo kubahiriza ngo ababwubahirije be kuzarimbuka ngo bajye muri ubwo bugingo bwa Gehinomu, ngo wenda abantu babe bazuka cyangwa bakongera guhabwa ubugingo buhoraho cyangwa ubuzima buhoraho cyangwa ubuzima budapfa. Icyo kiganiro nicyo tuzarebaho ubutaha nyirizina, turebera hamwe nimba harashyizweho uburyo bwagarurira abantu ubugingo buhoraho cyangwa ubuzima bw'iteka cyangwa ubuzima budapfa cyangwa kuzuka, yego, nk'uko byahoze, nk'uko Adamu yahoze n'ubundi abana n'Imana, aho arasabana n'Imana. Ndabashimiye bwoko bw'Imana. Iyo habayeho kumenya icyigisho gishyashya ugishyira mu bikorwa, ndetse hakabaho kukimenyesha n'abandi kugira ngo utabyihererana, kugira ngo ibyo wungutse ubyigishe n'abandi. Rero mwari kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastasi, muri kino kiganiro turi mu ruhererekane turebera hamwe amategeko y'Imana n'icyo Bibiliya iyavugaho. Twiga Bibiliya mu buryo bwimbitse, ntugacikanwe. wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika. Yego, ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, bishijwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.